aho kugira ngo asubize direct nuvuga ngo iyo umuntu yakererewe turaza kugera kuri bya bintu bivuga ngo ubibonera hehe ibimenyetso byatangiye kugaragara. Bamubajije imyaka y'ubukure avuga y'uruzere. Iyo ni confusion spirit. Umuntu wakererewe ikintu cya mbere ubwo tugiye kujya noneho twashakaga kukwereka ko gukererwa umuntu wakerewe gushyika ahantu pastor. Kandi rero nibyo nakubwiye ngo cya mbere gukerererwa ahantu bibera bibi bigukereyeho umwuka mwiza ntubimenye uko abantu bababaye babivamo. Turaza kubona bababaye babivamo ariko icyiza ntubimenya. Uhora uvuga ko bizakunda cyane. Rero mu barokoreho turavuga ngo Imana iracyabirimo, iracyari mu kazi, haracyari kare. No tujye twemera ko gukererwa uzi ko abantu reka ngaruka kwa abarokore twarayobye duhagara kuri akajambo kavuga ngo haracyari ibyiringiro. None ugasanga yiba waratakaje amahirwe, hari amahirwe ya mbere watakaje, ugasanga umuntu yicaye avuga ngo nta kibazo, hari amahirwe ya kabiri. Hari abantu uyu munsi wa none nisubira mu bushuti yararambagije umukobwa aramubona baranemeranywa, agiye kwikanga yikanga, hari abandi bamusabye. Yakererewe gukora ibyo yagombaga gukora. Umukobwa arabirambirwa yishakira undi muhungu, umuhungu arabirambirwa yishakira undi mukobwa. Noneho rero ikijya kimbabaza muri ibi bintu, ibintu byose twakererewemo twabyitiriye Imana, bisoza tuvuze ngo bwari ubushake bw'Imana. Imana ni igeno ry'Imana. Reka aka kantu nkavuge ntaribagirwa pastor. Ibintu byinshi twavuze ko bwari ubushake bw'Imana zari imbaraga zo gukererwa. Ibintu byose twagiye twitirira yuko ari ubushake bwe. 80% twitiriye ubushake bw'Imana ni imbaraga z'ubukererwa. Iyo wamaze gukerererwa ushyiraho definition ivuga ngo bwari ubushake bw'Imana. Abandi bakajya mu mission barakwa pointinze n'abandi, uri kuri list warangiza ugakurwaho nta mpamvu yose, n'impamvu ije ikaba ukabona nta gufite nifatika, warangiza ukavuga ngo bwari ubushake bw'Imana. Noneho uyu mwuka wo gukerererwa hubera mubi uha abantu confidence, barirengera, bariburanira, kavuga ngo bwari ubushake bw'Imana kuba ntarakoze ubukwe mu kwa munani, bwari ubushake bw'Imana kuba ntarabonye visa, bwari ubushake bw'Imana kuba ntarajyanye na bariya bagiye. Ntabwo bwari ubushake bw'Imana, 80% si ubushake bw'Imana. Ni gukerererwa, ni imbaraga zo gukerererwa, ni ibihindizo bya bindi Yesaya yabwiwe muri 45. Reka nongere ntanga urundi urugero, ikindi nasorezaho kugira amahirwe y'umuntu mugendana muri uru rugendo. Ngiye gusorezaho noneho wenda tugasorezeho. Reka mvuga kandi uburyo ushobora gukemura iki kibazo. Bibiliya iratubwira ngo hari ibidakurwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Tubwire abantu ngo iyo ufashe initiative yo gusenga, iyo wasobanukiwe kayawe kavuga ngo ahantu sinahikura, data ntiyahankuye, mama ntiyahankuye, kandi ntago banyangaga, amafaranga ntahankuye, hari abantu batahankuye, fata icyemezo cyo gusenga no kwiriza ubusa. Ariko kwa gusenga no kwiriza ubusa ukeneye na guidance, ukeneye umuntu ugufasha. Uwo ni Kristo watanze iyo statement ibiganza bizima muri Mariko 9:29. Aravuga ngo hari ibidakurwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Muri kumwe na Pastor Abatoni, nongeye gufata uyu mwanya mbashimira cyane by'umwihariko kandi nongera kubaha ikaze mu biganiro byacu. Benshi mutuzi kuri channel Pastor Abatoni TV ndetse iranakomeje, ariko mu kiganiro cyitwa Another Side tugusabye kudufasha kubana natwe kandi tugusabye gukurikirana ibiganiro byacu. Tubaha ibiganiro guhera saa 3 za mu gitondo umunsi kundi. Kora comment, duhe like ndetse kora subscribe. Imana ibaduhere umugisha, turabakunda. Shalom. Waramutse neza Pastor? Meze neza. Imana ikomeze neza. Natwe turamahoro. Ku rundi ruhande we are fine. Tuguwe neza muri Kristo Yesu. Another side. Another side nyine tuguwe neza. Nawe uramahoro. Cyubahiro cy'Imana. Turaje rero n'abakunzi bacu bameze neza ariko cyane turizera
bizera koko bajye batwandikira hariya ufite ikibazo ufite ukeneye n'imbaraga ukeneye n'inkunga no gusengerwa no kuri twamusenga wajya ubireba hariya ikindi baze kudufasha badushyiraho nomero hariya uwakenera kuyihamagara afite nk'ikibazo ahubwo ngira ngo ni amakosa twanakoze yego rwose hari ukuntu umuntu areba ikiganiro hariho nomero zacu hari ukuntu umuntu areba ikiganiro akumva akeneye bitewe n'ikiganiro yumvisha akavuga ati abantu nababona gute hariya rero cameraman aze kudufasha ashyiraho nomero hasi hariya kugira ngo abantu bajye bazibona bakeneye guhamagara bakeneye kugirwa inama isengesho burya riba mobile kandi rirakora so rero babidufashemo araza kubikora neza araza kubitunganya bakunzi bacu kugira ngo namwe muduha amakuru mu buryo ushobora kuvuga uti igitekerezo mfite numva nashaka kugicisha hano ugaca inbox bikagenda neza kandi ukabona ubujyanama hanyuma umeze neza rero ndashima Imana uko bisanzwe ikiganiro ni cya kindi ibisanzwe ariko mbere ya byose habanza Imana reka twiragize Imana reka umuco mwiza nawe udukurikiranye igihe cyose ugiye kucyumva n'igihe ucyumva jya ukurikirana ariko wumve n'icyagufasha yego ikigufasha kandi nawe ugikomere ubwira Imana ngo iri banga nangwa se iyi point numvishije ndayizirikana ishobora kukubaka kuko ibiganiro dutanga ni ubuzima bwa buri munsi twisangamo kandi cyongeyeho tuzi ko ahantu twese turuhukira ni mu Mana cyane ko biribwa ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura reka rero dusenge twizera Imana ko iki kiganiro kiri bugire umumaro mu buzima bwawe kandi kiri bwubake benshi data wa twese uri mu ijuru twongeye kuguha ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwami ubwo twicaye hano ku bwawe si kubw'imbaraga si no kubw'amaboko nta nubwo ari kubw'ubwenge ni kubw'umwuka wawe uradusezeranyije uratubwira ngo aho babiri bazaba cyangwa batatu nawe uzaba uri hagati muri bo turagushimiye kuri kumwe natwe kandi turanagushimiye ko tutari twenyine niyo tuvugana n'ikirere mwami tubona atanapu y'imitima y'ubwoko bwawe dusengeye abantu bose badukurikirana n'abazadukurikirana nk'uko ijambo ryawe ryabivuze bagubwe neza bahabwe umugisha kandi iri jambo mwami ni ukuri uryumva wese ubuzima bwe budasigara uko bwari bumeze urakoze kuri Imana twakiriye umwuka wera kutuyobora no kudufasha kandi twakiriye ubwiza bwawe mwami umuntu wese ucyumva yumva amahoro muri we yumva umutuzo kandi dutandukanye nawe afata icyemezo cyiza urakoze nyiringabo Imana tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen urakoze cyane Imana iguhe umugisha hanyuma twibutsa abakunzi bacu gukora subscribe comment ndetse na share na like bikagenda neza hanyuma twinjiye mu kiganiro cyacu uyu munsi ikiganiro cyane y'amatsiko cyane kuko ndi umwe mu bantu barimo guhangana n'icyo kintu niyo mpamvu hanyuma turi ku ijambo rivuga ngo watandukana ute n'umwuka w'ubukererwe niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi rero nk'ibisanzwe turi kumwe nawe pastor aza kudufasha kugenda dusobanurira ubukererwe gukererwa n'iki cyo ni ikibazo cya mbere ushobora kuza kudufasha ukadusobanurira igihe umuntu abaho akabaho mu mbaraga z'ubukererwe akaba ibintu byo akora abikorera inyuma y'igihe ariko atabizi atazi ko ari mu bukererwe icyo ni kimwe gukererwa n'iki ubundi umuntu ashobora kumenya ate ko yakererewe ese bwo gukererwa biterwa n'iki icya mbere watandukana gute n'umwuka w'ubukererwe n'imbaraga zo gukererwa icya kabiri gukererwa n'iki icya gatatu biterwa n'iki gukererwa icya kane wamenya ute ko wakererewe nangwa wabivamo ute cyangwa wabimenya ute iyo umaze kumenya ko wakererewe urumva ukamenya uko wakererewe yego wamenya ute icyo gihe ubona solution y'uburyo wabivamo kuko nuza kuduha igisubizo cy'uburyo umuntu ashobora gusobanukirwa uburyo yabimenye uraduheraho n'umurongo uburyo umuntu yabivamo ndibwira ko abantu mudukurikiranye nango mudukurikiye mutureba kuri video zanyu kuri screen zanyu umwuka wo gukererwa ikintu cya mbere bijya bigorana ko nawe umenya yego kuko abanyarwanda bavuze neza mu kinyarwanda cyacu imigani yacu baravuga ngo ibuye ryabonetse riba ritakisha isuka kuko kenshi abantu bakererwa batabizi kugira ngo uzamenye ko wakererewe kubaho wagombaga kuba biba ari Imana cyo ni icya mbere
ariko ubusanzwe umwuka wo gukerererwa n'ubuhe ikintu cyose kikubuza ni imbaraga zose zikubuza kuba aho wagombaga kuba ubwo ikikubuza aho wagombaga kuba ku gihe cyose cyagukerereje yego biterwa rero n'impamvu zitandukanye impamvu zitandukanye ariko wenda ntaragera ngo ni izihe mpamvu turashaka tubanze tumenye ushobora gukerererwa mu gushaka ariko wowe ukabuzi ngo ntiharagera kubera ko ukiri muri waiting list ukumva ntago haragera ushobora gukerererwa kubaka kubera ko wumva ugifite imbaraga n'ibitekerezo n'amafaranga kugira ngo ntiharagera ikintu kibabaza umuntu akerererwa atabizi yego kandi nanone abantu bakerererwa buriya kenshi baba bafite plan nziza kuko ubundi ntushobora gukerererwa ntacyo wagambiriye ntushobora gukerererwa ntacyo watekereje umuntu yari bukerererwe kenshi akerererwa mu byo yatekereje akerererwa no mu byiza kuko sinavuga ngo ibibi twabikererewemo umuntu wese ahubwo yirinda kugera mu bibi yirinda kugera mu bibi tugiye kubanza gusoma ijambo ry'Imana riduhe reference riduhe icyerekezo kugira ngo biraza kudufasha nituvuga gukerererwa turi mu ijambo tubihuze n'ubuzima bwacu bwa buri munsi kandi tuze no kumenya ngo biterwa n'iki umuntu amenya gute ko yakererewe biterwa n'iki bikemurwa gute banza usomere mu ijambo riri mu Batesalonika igice cya kabiri umurongo wa 17 kugeza ku 18 Batesalonika ba kabiri ba mbere kwihute abantu mudukurikiranye nugira amahirwe tukabana tunabasabe ngo ibiganiro byacu dutanga igihe icyo ari cyo cyose dusoza dutanze igisubizo urundi ruhande rw'ikibazo ufite hari igisubizo n'urundi ruhande rw'igisubizo cyiza waba ufite ntube comfortable cyane ariko twebweho bene data ubwo twatandukanye yego ibice bibiri mu 17 no 18 ariko twebweho bene data ubwo twatandukanywaga namwe igihe gito ku mubiri ariko si ku mutima twiyongeranije kugira umwete wo kubabona tubakumbura cyane kuko twashakaga kuza iwanyu icyakora jyewe Pawulo sinabishatse rimwe gusa ahubwo ni kabiri ariko Satani aratubuza ndagira ngo wumve ukuntu Pawulo yakererewe kandi yaragambiriraga ibintu byiza abwira Abatesalonika ati mu by'ukuri n'inshuro nyinshi ariko twebwe bene data ubwo twatandukanywaga namwe igihe gito ku mubiri ariko si ku mutima twiyongeranije kugira umwete wo kubabona twabishatse inshuro nyinshi ariko noneho personally jyewe nka Pawulo noneho pastor iyo uturutse hejuru binakwereka uburyo Abatesalonika bari bafite amatsiko bari bashishikariye kumva ijambo ry'Imana ntabwo bari barabonye Pawulo nk'umuntu bari baramubonye nk'Imana ariko nihuse na Pawulo yari afite amatsiko yo gusubira Tesalonike yumvaga kumbuye ibyo bihe kandi n'ubundi yarasubiranyeyo icy'ingenzi cyafashaga imitima ya buriya bwoko reka mvuge ngo gukerererwa umuntu abimenya iyo agambirira ibyiza habigereho umwuka wose ukudindiza kugera ku iterambere umwuka wose ukudindiza gukora icyiza bagombaga gukora uba ari ubukerererwe Satani aranabyatuye aravuga ngo si rimwe si kabiri ntiyabuze itike ntiyari arwaye ntabitwereka ariko Satani yaramubangamiye Satani yamubujije kugerayo ubu umuntu uriho udukurikiranye rero aka kanya ushobora kuba uri aho amasengesho wasenze yarageze ku Mana n'uwari guhaguruka kugutabara yarabitekereje ariko umwuka w'ubukererwa umenya gute no kuguhamagara yaraguhamagaye ariko wibajije impamvu atakugezeho yego hari abantu bahagurutse ajya kugura ubutaka ni murabyumva ahaguruka aranabubaza n'amafaranga yafite ashyira komisiyoneri ubwo komisiyoneri nyine yamweretse ubutaka aranabaza asanga n'amafaranga arayafite ariko igitangaje ntiyaguze ahubwo yagiye kurasanga amafaranga yarashize
kandi ayoberwa uburyo ayo mafaranga yagiye. Hari abantu uyu munsi wa none nisubira mu bushuti yararambagije umukobwa aramubona baranemeranywa, agiye kwikanga yikanga, hari abandi bamusabye, yakererewe gukora ibyo yagombaga gukora. Umukobwa arabirambirwa yishakira undi muhungu, umuhungu arabirambirwa yishakira undi mukobwa. Noneho rero ikijya kimbabaza muri ibi bintu, ibintu byose twakererewemo twabyitiriye Imana, bisoza tuvuze ngo bwari ubushake bw'Imana. Imana ni igeno ry'Imana. Reka aka kantu nkavuge ntaribagirwa pastor. Ibintu byinshi twavuze ko bwari ubushake bw'Imana zari imbaraga zo gukererwa. Ibintu byose twagiye twitirira yuko ari ubushake bwe. 80% twitiriye ubushake bw'Imana ni imbaraga z'ubukererwa. Iyo wamaze gukerererwa ushyiraho definition ivuga ngo bwari ubushake bw'Imana. Abandi bakajya mu mission barakwapointinze n'abandi, uri kuri list warangiza ugakurwaho nta mpamvu yose, n'impamvu ije ikaba ukabona nta gufite nifatika, warangiza ukavuga ngo bwari ubushake bw'Imana. Noneho uyu mwuka wo gukerererwa aho ubera mubi uha abantu confidence, barirengera, bariburanira, kavuga ngo bwari ubushake bw'Imana kuba ntarakoze ubukwe mu kwa munani, bwari ubushake bw'Imana kuba ntarabonye visa, bwari ubushake bw'Imana kuba ntarajyanye na bariya bagiye. Ntabwo bwari ubushake bw'Imana, 80% si ubushake bw'Imana. Ni gukerererwa, ni imbaraga zo gukerererwa, ni ibihindizo bya bindi Yesaya yabwiwe muri 45. Reka nongere ntanga urundi urugero rwerekana umuntu ukerererwa. Kandi abantu bakerererwa benshi baba ari abahanga, baba ari abakozi, baba ari abagwaneza, baba bafite n'ingeso nziza. Yego. Musomera muri mwitangiriro ngira ngo itangiriro 31 tujye ku murongo wa 41. Itangiriro 31 ibice 31. Nagira ngo twihute tugabanye amasaha dukorera ibiganiro. 31 umurongo wa 41 kugeza kuri 42. Dusome. Haravuga ngo iyo myaka uko ari 20, iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe, nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14, mara imyaka 6 nkorera umukumbi, wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10, wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Iyaba Imana ya data, Imana ya Abrahamu, iya Isaka, yubaha itabanye nanjye, nuba warabuze. Iyo Isaka yubaha, yaranditse aravuga ngo iyaba Imana ya data, Imana ya Abrahamu, iyo Isaka yubaha, itabanye nanjye, nuba warabuze kunsezerera ntacyo ufite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Noneho ndashaka nkwereka ukuntu Yakobo we yikoreye statement, aravuga ngo iyo myaka uko ari 20 nabanaga nawe, nagutendeyeho abakobwa bawe myaka 14, kuko umwe ni 7 undi nawe ni 7. Arongera aravuga ngo ariko twibuke mara imyaka 6 nkorera umukumbi, wahinduye ibihembo byanjye. Ni ukuvuga ngo nyuma y'imyaka 14 yiyongeyeho indi myaka 6. Ubukerererwa bw'imyaka ni 14, kuko umugore yashatse mu myaka 7 yatendeye, siwe yahawe arahindurirwa. Nubwo yaramufite siwe yashaka, ko nawe yarabivuze, yavuze ngo gukerereza ikintu cya mbere uranaguhindura. Hano haraho yavuze, yavuze ngo iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe, nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14, mara imyaka 6 nkorera umukumbi wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Tutarajya kuri 6 rero noneho bamuhindura ibihembo. Niyo 10 iyo 14 yamuhindura ibihembo. No, understand.
14 niyo yakoreye abagore. nyine banza wumva ibihembo nakubwira kuri iyo 14 uwo yashakaga ashaka sheri ibihembo ari mavuga ni bya bindi noneho yakoreraga mu mukumbi kakazi kari out katari kwa gutembera. Arabanje aramubwira ati uribuka ko imyaka ya mbere irinde yego wampaye umugore ntashaka. Yego mu by'ukuri n'ubu tuvugana hari abantu babayeho mu buzima badashaka ariko ko nta yandi mahitamo burimo babaho ngaho. Satani aragukerereza, yamara kugukerereza akagushyira ahantu kuko ubona wakererewe ukakira icyo ufite cyose ariko atari ukunezerewe. Nicyo kibi cy'umwuka wo gukerererwa. Umuntu yadapta ahantu atashakaga kuba. Noneho imyaka 7 bamuhaye wadashaka abona nta mahitamo afite. Arongera arapushinga. Sebuko aramubwira ati niba ushaka uyu washakaga mbere indi 7 ubwo akererewe icyambere mu kubyara akererewe amarangamutima yarababaye aracyababaye ko naragera aho yashakaga aracererewe mu iterambere kuko wenda uriya yashakaga niwe bari bubyumve kimwe ko niyo umuntu mutabyumva kimwe na progress ntago igenda aracererewe mu buryo bumwe cyangwa oya iyo abantu mudahuje iyo umuntu abizi kutamukunda n'iterambere ryanyu mu rugo ntago rijya imbere nawo noneho icyongeye kuri icyo aracererewe kuko ari amarangamutima we ye arababaye kuko imyaka 14 yarataragera ashaka. Utwumve neza iyindi 6 rero yaragiraga umukumbi w'inka za sebukwe akamusezeranya akamubwira ati zibihuga zirabizawe zabyara akazihindura kandi akamubwira ati nihagira ipfira barwa kuri wowe atiyo ni yawe inshuro zose yabayeho ari icyo twakwita confusion ucanganyikirwa uwo twakwerekaga umwuka noneho tugiye ku usomye mwe mu gutegeka kwa 2 niyo utahasoma bahigire kuko turashaka kwihuta. Mu gutegeka kwa 2 igice cya mbere umurongo wa 6 Imana yasanze abana ba Isiraheli babwira ngo igihe mumaze kuri uyu musozi bari barahabaye barazengurutse ariko igihe mumaze kuri musozi barazengurutse ubwo no kuvuga ngo nabo bari barambiranye basta nta muntu urakubwira atari kuri ahantu murahatinze cyane cyangwa niyo batabikubwiye ariko barabigusomera urabisanga atari ko murahatinze hari no umuntu bavuga ureba atanu kuhabaye ubundi yagukiye mu kinyarwanda cyiza atahana kubanza uhakunda atahana urahakunda urahatinze cyane abantu bakagira ngo nuko hakunda ariko nta yandi mahitamo ufite. Umwuka wo gukerererwa ugushyira ahantu ukabura amahitamo. Ngira ngo undi mugabo nawe gukerererwa uribuka Yakobo abwira umwami wa Egiputa abwira Farawo babarira aka kantu gasome reka tuvuge Itangiriro 47 umurongo wa 9 reka twasome wumve. Yakobo asubiza Farawo kuwa 8 Farawo abaza Yakobo ati imyaka y'ubukure bwawe ningahe Yakobo? Yakobo asubiza Farawo ati imyaka y'uruzerero rwanjye. uzi kwitorora ukibagirwa n'igihe wavukiye. Uzi ikibazo kiriho se Yakobo ariko Yesu atugirire neza. Yakobo ntabwo yibagiye imyaka yavukiye ahubwo Yakobo yari afite ihahamuka ry'ubuzima. Ntabwo ndikudisikiteho cyane kuko uruzerero ni rwinshi. Yakobo yari afite ikibazo cy'ihahamuka. Rangiza statement. Yakobo asubiza Farawo ati imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukure bwanjye ibaye mike na mibi ningana n'imyaka y'ubukure bwa basogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Aho kugira ngo asubize direct nuvuga ngo iyo umuntu yakererewe turaza kugera kuri bya bintu bivuga ngo ubibonera hehe ibimenyetso byatangiye kugaragara. Bamubajije imyaka y'ubukure avuga y'uruzerero. Iyo ni confusion spirit. Umuntu wakererewe ikintu cya mbere ubwo tugiye kujya noneho twashakaga kukwereka
ko gukererwa uzi umuntu wakerewe gushyika ahantu pastor. Kandi rero nibyo nakubwiye ngo icyambere gukererwa ahantu bibera bibi bigukereyeho umwuka mwiza ntubimenya kuko abantu bababaye babivamo turaza kubona bababaye babivamo ariko icyiza ntubimenya uhora uvuga ko bizakunda cyane rero mu barokoreho turavuga ngo Imana iracyabirimo iracyari mu kazi haracyari kare no tujye twemera ko gukererwa uzi ko abantu reka ngaruka kwa abarokore twarayobye duhagara kuri akajambo kavuga ngo haracyari ibyiringiro none ugasanga yiba waratakaje amahirwe hari amahirwe ya mbere watakaje ugasanga umuntu yicaye avuga ngo nta kibazo hari amahirwe ya kabiri nta kibazo Imana yaravuze Imana yambwiye ko izagira gutya na gutya ugasanga ducererewe muri ako kantu Satani araje dukubisa akantu kameze nk'ako agashushanyo kavuga ngo hari icyo Imana yavuganye natwe niyo mpamvu nakubwiye ngo ibintu byinshi twatakaje byari mu gihe ariko dusigara twiyongerera amahirwe avuga ngo haracyari igihe haracyari ibindi byiringiro hari second chance ariko mu by'ukuri ntabwo Imana yanga icyiza nibwira ko mu gihe kibaye cyiza burya ikintu kigorana dukwiriye kumenya namwe badukurikiranye ntabwo Imana itanga amafaranga gutya mu ntoki n'urugero ahubwo itanga idea itanga igitekerezo ukuvuga ngo igitekerezo cyaje amafaranga bayaje yego so ntabwo ndi bwemeranywe wenda hazabaho posers muze kuduha ibitekerezo comments niyo mpamvu tuzikunda kandi kuvuga uko ubyumva biradufasha kuko turi mu kiganiro cyitwa Naza Side niba namaze gutekereza neza already Imana yamaze kumpa gukora buriya hari ijambo isengesho Yesu yadusengesheje meaning yaryo kuri jewe simvuze ngo nibwo bushakashatsi wenda nijye ubisobanukiwe cyane ariko igihe yavuga ngo mubwire Imana ngo duha umugati wa buri munsi ntabwo umugati wa buri munsi ari supermarket tujya guhahamo imigati ahubwo umugati wa buri munsi give me daily bread daily idea ntigitekerezo cy'umunsi kiri butume inzira zanjye zitayoba kiri butume mpura n'igisubizo kigomba kuntungira urugo mpa igitekerezo kiri butume ntari butakaza umwanya ntari bukererezwe n'uyu mwuka yego impamvu rero avuga ngo ni musabe Imana ibaho umugati wa buri munsi bikurinda gukerererwa bikurinda kujya gushakira aho utari bubone si wowe mukozi wirukanka hirya no hino nk'umucuruzi Imana atariyo ikugiye imbere watangira ufite focus bigasoza bivuyemo wero wakomeza noneho reka twihute icya kabiri ubwo tubwiye abantu ngo ahangaha gukerererwa nuko hanyuma reka twinjire mu bibazo byacu ubundi biterwa n'icyo umuntu akererwa hari barimo kutubwira icyo bita ubukererwa njyewe muri research yanjye yego hari abantu bamwe bacererezwa n'akavukire aho bavuka ugasanga ahantu background yawe ntago iguha amahirwe yo kwinjira mu mahirwe Imana iguteguriye yego icyambere ushobora kuvukira ahantu kwiga bikakunanira kandi wenda ari wo murongo Imana yasigaje uzabeho ushobora kuvukira ahantu mu basinzi nawe ugakura uriwe ugasanga kamere yawe ikubujije kubana n'abandi bantu yego ushobora kuvukira ahantu ugasanga umuryango wanyu uraryana iyo miterere n'iyo mimerere ikakubuza amahirwe y'ubuzima icya kabiri umuntu ku giti cye amahitamo umuntu akora ku giti cye ashobora gutuma ukerererwa icya gatatu ibi biganza dukuriramo buriya na anointing zikerereza abantu ushobora kuba gukurira under anointing hasi y'ibiganza bitaguha progress yego bimuranyumva ndakumva cyane icya kane nawe kivugura umushumba nakubajije wambajije so ibyo bintu ni kimwe mu bintu nabyo bishobora gutuma umuntu akerererwa ushobora kuvukira ahantu habi muri condition zimbi noneho ibyo bikadapta ubwonko bwawe ugakurira mu biganza ugakurira ahantu hatagufigaringa hadatuma uba bright mu mutwe
nawe ubwawe ushobora kwigira nawe ubwawe waba ikibazo cy'ubukererwa bitewe n'imiterere yawe. Icyo ngicyo ni cyakane sinyongeyeho ariko icyo nari nakivuze wera twakomeza. Hanyuma ubwo tubonye ikitera umuntu gukererwa. Igitera umuntu gukerererwa ni icyo ngicyo, ariko noneho turebe ikindi kibazo. Wamenya ute? Harimo abantu babyumva gutyo, ariko umuntu ashobora kumenya gute uburyo ashobora kwicara mu cyumba cye adukurikirana gute, akamenya ate, yamenya ate ko yakererewe, akavuga ati ariko izi kondisiyo ndi muri ata. Nakubwiye ngo biranababaza, kuko kenshi iyo umuntu yakererewe ntapfa kubimenya, ariko iyo wagize amahirwe yo kubimenya pastor buri uba wanashyize. Yego, kuko nubwo Paulo yari yakererewe ntabwo yigeze aha Satani umwanya, ariko ngisubira ntarajya gutanga references ibigaragara ku muntu ko yakererewe nangwa ubyimenya gute ko wakererewe. Icyambere aha niho hari big point. Iyo wakererewe ntubimenya. Yego, kuko icyambere biba ari mu mahoro. Biragorana, byaba ari 20% kumenya ko wakererewe, kubera ya mahirwe twiha. Avuga ngo haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Mahirwe ya mbere akagucika ukavuga ngo ntiyari Imana, aya kabiri akaza ukavuga ngo ntibyari ibyanjye, aya gatatu akaza ukavuga ngo ntiharashika, aya kana akaza ukavuga ngo ahana Imana ntihanshaka. Haga Imana ihanshaka. Mumenye ko dukirana n'ibitambaye inyama n'amaraso. Igihe cyose watekereje neza ukabona urakoze biranze, ukabona urarwanye biranze, menya ko iyo ntambara itakiri yawe, kandi menya ko utagombye kubivaho. Niba araho wabonye ubutaka ukabona ufite amafaranga cyangwa se wizeye n'Imana kuyaguha, kuko hari n'igihe tuba tudafite byose, ariko by faith tukahashira ibirindiro, kuko tukiri kuri Yakobo yaracitse kugira ngo ahikure, yaracitse. Wenda aho turaza kwatanga muri solutions. Warumbaje rero ngo ni ibiki umuntu yibonaho gute ko yakererewe? Umuntu yamenya ate ko yakererewe? Ikintu cyambere kugira ngo umuntu yibone ko yakererewe, icyambere agira amahitamo mabi. Kamvuge ngo igihe cyose ahora n'ubucantege muri we. Amahitamo kamvuge ngo ikintu cyambere cyerekana ko umuntu yakererewe, ikintu cyose ugerageza gukora gitaninga back, gifailinze, gitsinzwe. Yakobo atendera imyaka 7 abona umukobwa, ahabwa undi. Numva ukuntu Satani amuguraniye. Progress yawe cyangwa iterambere ryawe, nubwo wapuraninga bingana iki, imishinga yose upanga isoza ifailinze, isoza itsindwe, kandi wahashyize imbaraga. Izo ni imbaraga z'ubukire. Wakoze plan, n'icyo ukoresha wari ugifite, na ground wari uyifite, ariko kumenya ko hari umwuka wagukerereje nuko bisoza byanze. Muri bwa bwenge bwinshi wakoresheje, muri za mbaraga nyinshi wakoresheje, bisoza byanze. Icya kabiri nacyita imbaraga z'icyaha. Icyaha kidindiza abantu, kuko mu mahirwe dufite yo kwihana, hari n'igihe umuntu yihana akisanga yasubiyeyo. Yego, kikushira muri sako yo kudakora, yo kutagera kuri progress yawe. Hora wizengurukaho. Icyaha kirakuzengurutse. Gira ngo no mu bintu bimwe byatindije Abisiraheli Kadesh harimo n'ibyaha. Kwitotomba, kwivota, gusubira inyuma, kujya kuramya ibigirwamana, kwiremera. Uragenda ukabastaka, uragenda ukaba dry, uragenda ukabura. N'icyaha kirababaza, buriya kirakomeretsa. Abantu benshi barabimenya ko bacumuye, ariko wa mwuka warukerereza wanga ko hava. Aranaza kanihana. Burya abantu kwihana barihana, ariko kurekura completely niho ikibazo kiba. Icya gatatu navuga ni kitwa ibihindizo byo mu mafaranga. Hari abantu baba bafite amafaranga pastor, agaplaninga kujya China, agahaguruka agiye ku isoko nk'abandi, tere yo gukoreraho yayibonye, communication dore ko binoroshye yabanje kuyikora mbere yuko agenda ajya gufata umuzigo we,
cyangwa se aranagenda bamuhaye email y'ahari bubashakire na contact, ariko igitangaje akanahagera akanahaguruka akanagerayo, ariko yahagera umwuka wo gukerererwa ukamwereka ibindi bitamutwaye. Urabyemera ko hari umuntu ujya ku isoko agiye gushaka ikintu yashika yakikanga amafaranga yamushiranye cyane cyane imwe kugirwa n'abagore. ariko uvuze kuvuga wenda nko mu Rwanda ujya China, reka tuvuge hano aho turi kujya ku gasoko gasanzwe k'ibiribwa kano ko kunuza, ufite amafaranga, urugero reka tuvuge ngo dufite amafaranga 50, ufite icyo yateguriye gukora, uravuze uti mfite 10,000 ku ruhande byo guhaha, urahagutse ugiye guhahisha 10,000 cyangwa 20, ufite andi 50 cyangwa 100 byo kugira icyo bikora. Washyika hariya ku gasoko wajya kubona ukabona babazunguzayi acisha agashati ukagura agakinisho k'umwana, atari ku mwana wanjye yigeze kurwana n'umwana runaka agakinisha ukagura. Wakwigira hirya tujye mu bintu binini rero ibyo bintu, ariko ibyo ngibyo abantu tubwira niho batangirira. Mismanagement itangirira hari aho hasi ku tuntu dutoya, ku tuntu duto tukajya tuzamuka. Umuntu adashobora kumanaginga, nuzatekereze yuko umuntu udashobora kumanaginga 50,000 cyangwa 15,000 yashobora kumanaginga miliyoni. Burya barakubeshya, burya icyo ushoboye yiba ushoboye kumanaginga akantu gato biguha igisubizo cy'uko n'ikinini washobora kugira gute kukimanaginga ukibonye. Oya ukabura aho hari ikintu watekerezaga gukora, amafaranga yagera mu ntoki zawe satani akakikwibagiza ukaza kwibuka kugikora amafaranga yagushize cyane. Wore ni wo mwuka wa mbere warukerereza. Ubumenya gute ni igihe watekerezaga gukora ikintu unasenga n'Imana iguha ubwo buryo, at the end bisoza amafaranga agushizeho cya kintu kidakozwe, kandi wamara gukora bya bindi biyamara point ukibuka yuko ugatangira gukenera andi yo gukemura cya kibazo. Ikindi ni amadeni adashira. Amadeni umwuka wo gukerereza ushyira umuntu mu madeni atarangira. Utufaranga ubonye bakadupuraningi ukajya kwishyura. Kandi uw'ideni arakwihorera udafite amafaranga. Satani burya n'umugore akubera mwiza utafite, ariko niyo wayabona ukamuhisha, ujya kubona ukabona telefone, ukabona guhamagara, ukabona umwuka wo gukerererwa. Niyo wayabonye ugira request nyinshi. Ejo bundi ndimo kuganira, hari umuntu umwe w'umusaza twaganiraga, yakoraga akazi kataraka imyaka ye pe, tuganira maze uzi ko bimeze gutya yagenze bite. Aranje yambwiye ati reka mwibwirire akantu kamwe, ati ubizi n'ingaruka z'uko ibintu yo gukora igihe nakabaye narabikoze sibyo nakoze. Ubu ndimo gukora ibintu nakabaye narakoze mbere, izi n'ingaruka z'uko nakoze ibi nabiteguye mbere. Urumva rero gukererwa hari ukuntu tuba twarahugiye no mu bindi bintu bitandukanye. Wibuka ko muri statement yacu mu kibazo cyakira ngo bamenye ute ko wakerewe aho wagombaga kuba. Ubwo nawe yibutsa ko aho yagombaga kuba arimo arahakorera mu myaka yakabaye. Nawe ni nkaho iyo uza kumazaga imyaka yawe yakavuga ati imyaka yo kuzerera kwanjye, kugira ngo abantu bazerereze. So ibintu biranga umuntu wakererewe, urumva n'igihe ufite icyo wateguye gukora, iyo ukigezeho uwo mwuka urakwibagiza, isanga amafaranga bashyize mu bindi bintu, cyangwa ukisanga igitekerezo wakibagiwe. Ubwo turimo guha solution abantu uburyo bashobora kumenya uburyo bakererewe. Wamenya gute ko wakererewe? Icyambere uradindira mu iterambere. Yego. Icya kabiri ugira confusion spirit, imyuka ikuvangira igucanganyikisha. Waba ukitegura iki ngiki hakaba bisemo iki ugacanganyikirwa. Waba wasabye uyu nguyu baguhereza uyu, itariki wateguye byanze. So uhora mu kwibagirwa, nawe ugategura ikintu cyiza, umunsi wo kugikora ukakibagirwa. Urabivuze ndibuka hari umwana umaze, uzumva hari abantu bavuga ngo natewe n'umwuka wo kwibagirwa. Uriya ni umwuka w'ubukerererwa, kwibagirwa icyiza ariko ukibuka. Hari umwana umaze guproposwa inshuro enye. Uwo ni nkeya. Inshuro enye aproposwa akambikwa impeta, akayambikwa iriya mpeta ya proposal, akitegura, umuhungu akaza agapfukama akamutera ivi akamwambika, akavuga ati ndagiye muri mission ndagaruka. Yagaruka akagaruka asohora sendedati yundi.
uwo mwana ejo bundi twari turi kumwe tuganira ariko avuga ati gukererwa birakatsindwa katujye nko ku bana bari mu mashuri ugasanga umwana aradisikasingira abandi yego ibizami byaza akaba ari gutsindwa aribo bari ku top byagiye bibaho cyane buriya rero ikibazo umwana noneho bibyara iki bibyara confusion bibyara nawe ubwawe kuba wumva ubuzima bwanze byongeyeho ukajya mu bantu ugakora ibizami kuri lisiti ukagaragara watsinze ariko akaba ari wowe ubura kuri lisiti y'abakozi yego ntuyibonekeho so umwuka wo gukerererwa niwo mwuka navuga mubi ushyira abantu muri depression zazi kuva mu gahinda yego ushyira abantu muri stress kugeza ubu rero umuntu udukurikiranye yakwibaza ngo se umuntu yahava gute cyo ngiye kubaza kuko abantu benshi barahatuye cyo ngiye kubaza ahangaha tumaze kumenya buryo ki twari imbaraga nyinshi tumaze kumenya uburyo ki dushobora kumenya uburyo twakererewe ariko noneho ikibazo cyane no kumenya ko bibaho kuko abantu benshi ibyo twakubwiye ngo cyane abakristo ariko si n'abakristo gusa abanyarwanda benshi si n'abanyarwanda nature y'umuntu yego noneho wenda aribo batwumva dufashe utubwire uburyo twatandukana n'uwo mwuka ndibwira ko umuntu udukurikiranye yego ibiganiro turiho dutanga twongere tubasabe mu by'ukuri nawe ubwawe warakererewe watubwira tunagonganye n'iki buriya bifite undi bifasha kandi bituriho tuvuga turinjira mu buzima buri detaye ariko tuzi ko hari ibintu by'ingutu biri mu bantu ariko uyu munsi wa none nidutanga igisubizo turizera Imana ko hari umuntu iri burokore oya rega hariho n'abantu wenda batemera batizera muri Bibiliya harimo abantu batizera muri Bibiliya bakavuga ngo biriya nibyo barokora ariko si ariko pastor ubu n'ubuzima rusange ubu n'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese gukerererwa ntago ari ubuzima bw'ubukristo subwiki n'ubwa buri muntu wese wumva ururimi turimo gukoresha hano wese iki kintu birakureba so rero dufashe utubwire uburyo ki twatandukana nsomera muri Ezira ibice bino umurongo waho wa 3 reka bariho mpera gatoya twatandukana gute n'uyu mwuka wo gukererwa ibice bine umurongo waho wa 3 yego reka dusome ariko Zerubabeli na Yeshuwa n'abandi batware bamazu y'abasekuruza b'Abisirayeli barabasubiza bati ntacyo duhuriyeho cyatumwa mwubakira Imana yacu inzu ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli nk'uko Kuro umwami w'Ubuperesi yadutegetse. Nashakaga kuvuga aka kantu ngo ariko Zerubabeli na Yeshuwa n'abandi batware b'amazu b'abasekuruza b'Abisirayeli barasubiza bati ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu. Ndashaka kuvuga ngo hari ikintu cya mbere, point ya mbere ku bantu b'abakozi cyangwa se no mu buzima busanzwe twiyasoshiyetinga n'abantu buri munsi. Mbere y'uko ushudika umuntu ngo nshyize mu buzima busanzwe wenda butari n'ubwa kirokore tutaratanga wenda ibyanditswe, ukwiriye kubanza kumenya ngo uyu muntu ngiye kwiyasoshiyetinga nawe nindi, kuko umwuka urasigana. Uyu mwuka wo gukererwa abantu bawusiga abandi. Bano baravuze ngo nyereka uwo mugendana nkwereke ubwire uwuriwe. Yego. Zerubabeli batangiye kubaka inzu y'Imana, haje abanzi babo babihishamo barababwira ngo turashaka gufatanya namwe twubakira Imana yanyu inzu. Ezira arababwira ati tubyumvikaneho, nta mugabane dufitanye muri uru rugendo. Banza umenya ngo ahantu ugiye gukora ugiye gukorana nande. Ibintu urimo gushaka gukora ku isoko abandi makuru bifiteho nayahe. Hari n'abantu babona abandi bakora bakunguka ariko ntibamenye information bararangura hehe. Umuntu wakaritiye muri China n'urugero nangwa se akarangura hariya muri quartier Mateus bitewe n'abakiriya be. Undi wakabirangura akaza akabishyira muri quartier akibwira ko abantu bari bumugurire ko na runaka bamuguriye. Ariko yabanje gukora isoko, yabanje kugira kwiyasoshiyetinga n'abantu. Ku rundi ruhande yabanje gushaka abakiriya mbere yo gushaka ibyo agurisha. Ezira aramubwira ati kamvuge ngo aha yaramubwira ati no,
ntago tugendana. Abarokore n'abatari abarokore mudukurikiranye, ni byiza kwiga kuvuga ngo oya. Ikintu cyose utumva mu mutima wawe, ikintu cyose udafitaho amakuru, ikintu cyose ubona kigutwara mu mwanya, say no. Hari ikintu cyadutse abantu ntibagihakana. Ibintu byose ni byiza, ibintu byose ni hari umwuka wo gushaka kunezeza buri muntu, which is not okay. Ntabwo tureba backup plans z'abantu. Ikintu niba wumva kiri bugushyire mu kibazo, say no. Niba wumva ari cyiza vuga yes. Ezira ikintu namushimiye yarababwiye ngo oya, kandi bari bakeneye amaboko pastor. Nta muntu wubaka udakenera amaboko, na cyane yubaka aho byasimbitse. Ariko yarababwiye atoya, ntabwo ari abantu bose bakubwira ko bagukunda ari inshuti zawe. Ntabwo ari abantu bose bakubwira ko hari icyiza ugomba guhita uvuga ngo yes. Ntabwo ari abantu bose bakubwira ngo investinga ushyiremo. Kubasha kugira sensitive spirit, uwo ngiye gukorana nawe nindi, ni uburyo bumwe bwo kwirinda. Icya kabiri nanone, nsomera ijambo riri mu Itangiriro 32:27 kugeza kuri 28. 37. Turimo turegereza gusoza abantu mudukurikiranye, kandi turibwira ko Imana iri bubaduhera umurongo kangahe? 32 Itangiriro 27:28. 32:27. 27 haravuga ngo haravuga ngo aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Ahangaha ndavuga ngo ikintu gikuraho umuntu umwuka wo gukerererwa na mwuka rukerereza no gusenga no kwiriza ubusa. Yego. Ariko reka mvuge manze bwa kugusenga ntaravuga kwiriza ubusa. Bibiliya itweretse umugabo witwaga Yakobo. Se watubwiye ngo ntazi imyaka ye y'ubukure, uretse imyaka y'ubuzerero. Iyo uruzerero yavanze byaramuyebeye. Yageze ubwo yibagirwa imyaka kubera uruzerero. Uzi ko utinda mu kintu ukibagirwa n'imyaka yawe ariko. Imyaka ariko nabasobokuruza. Twimuse abantu bahisha imyaka kubera gutinda ahantu. Cyane kubera ko imyaka yakabaye kubera aho yakabaye ari sihwari. So navuga imyaka baratekereza kubera icyara ahantu uri mu mwanya utakabaye urimo. Ahubwo rekanye kate yanerekana wena n'indangamuntu ye ati rega ati baramemukiye, ati bashyize imyaka itandukanye, batsigaye imyaka itandukanye niyo nageze niyo navukiyemo. Yakobo asobanukirwa yuko yakererewe. Yakobo amaze gusobanukirwa ko yakererewe, akantu ka mbere wenda ndi busubireho mu gitabo hari aho twasomye hambere, uzi ko kugira ngo aveyo yaracitse. Tubwira abantu ngo ni wewe wifiteho icyemezo, kwifataho ingamba zo gutandukana n'uyu mwuka. Yaciye mu maso ya Labani, kuko Labani yari yaramubwiye ati icyo ushaka cyose nzakiguha, ariko akamukubira ahantu ko amugisha wose afite akawuhindura. Akwakuneza ati yahinduraga ibihembo byanjye. Ahengera Labani twamufata ahengera Labani adahari, bari yagiye gukemuza ubwoye bw'intama. Afata abana be, afata umugore, afata inshoreke ze, afata umukumbi we yari afite, aravuga ati aha hantu singiye kuhapfira. Tubwira abantu mudukurikiranye ngo uyu mwuka utandukana nawo ari we wifasheho icyemezo personal. Yego. Yakobo yatahava na bugingo n'ubu haba handitswe inkuru yuko yaguye mu maboko ya Labani. Ufite kwifataho icyemezo cyo kuvuga ngo ndabyanze mu izina rya Yesu. Hari urundi ruhande ushobora kubonera mu buzima. Nawe ahangaha rero amaze gufata icyemezo, tubona yongeyeho gusenga. Bivuga ngo ni Imana yonyine yagutandukanya n'uyu mwuka, kandi Imana ikorera muri determinations zacu. Iyo wahisemo neza, Imana ibana nawe. Niyo utarisobanukirwa irakurika. Amahitamo abari imbere, muhitemo ibyiza cyangwa ibibi. Arangije afata icyemezo cyo gusenga. Turabona Bibiliya itubwira ngo marayika aramubaza ati witwa nde? Aravuga ati nitwa Yakobo. Aramubwira ati ntukiri Yakobo. Ahindurirwa amateka. Amateka arahinduka pastor. Duhumuriza umuntu dukurikiranye,
tunagusubizemo imbaraga ubwire ngo nubwo usa nk'uwakererewe iyo Imana yakugarutseho igusubiza buto, igusubiza ibyo watakaje, isigara ari inkuru ari kuranisha. Ahindurirwa izina tuvuga yahinduriwe, atmosphere yarahindutse, cyari icyangiro cyabaye igikundiro, ubwoba bwavuyemo imbaraga. Yego. Amahanga yabonyemo igihugu cye, yavuye mu buhunzi abona igihugu cye. Iyi Imana yaguhinduriye izina, ahantu hose wasebeye urahambikirwa, aho wakererewe urahihuta, aho wangiwe urahakundirwa, aho wahombeye urahungukira. Kristo abadufashiriza. Mwegera Imana, ifateho icyemezo, usenge. Ikindi nasorezaho, kugira amahirwe y'umuntu mugendana muri uru rugendo. Noneho wenda tugasorezeho. Reka mvuga kandi uburyo ushobora gukemura iki kibazo. Bibiliya iratubwira ngo hari ibidakurwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Tubwire abantu ngo iyo ufashe initiative yo gusenga, iyo wasobanukiwe kayawe, kavuga ngo ahantu sinahikura, data ntiyahankuye, mama ntiyahankuye, kandi ntago banyangaga, amafaranga ntahankuye, hari abantu batahankuye, fata icyemezo cyo gusenga no kwiriza ubusa. Ariko kwa gusenga no kwiriza ubusa ukeneye no guidance, ukeneye umuntu ugufasha. Uwo ni Kristo watanze iyo statement, ukeneye ibiganza bizima. Muri Mariko 9:29 aravuga ngo hari ibidakurwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Iyo ubikoze ufite ibiganza bizima bigusupportinga, uri hasi y'amavuta mazima, uba successful. Murakoze cyane. Turagushimiye Pastor. Amen. Reka tubashimire bakunzi bacu mudahemo kudukurikirana. Ibiganiro byacu nakagaruka. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze gukora comment no gukora like no kubiha abandi, haraba Imana ibafashirizamo.